Chano musohoke manze nitekere murazanyuma musohoke manze nitekere murazanyuma sohoka nyine uri gusigara cyane turi kukubangamira ko sohoka mani nitekere asa kwihanganye ni minota mike ndateka ibisho by'abana banjye kamera impagaze oya ntabwo uteka kamera gwaga guruka bega ibyo kamera ma ibiri byo wabona muri waretse bihora rigendera gukina barakubaza ndetse wowe ugiye mani munsokeye hano bariye ndabinginze bamba bariye nase bashaka kabiri mbone mwa boss sohoka bro ngwino mubwire mwana ubu nkubuje kubangamira abaturanyi bashaka iki wasohotse ukagenda awe nako musa turasa murasarata sana papa wese suhuza Marite ari hariya kuri kamera musuhuza musuhuza mubwire ndagusuhuza ari hariya ari kutureba ndagusuhuza oya mubwire umureba ndagusuhuza murebemo hariya ndagusuhuza nta kintu wamubwira mubwire ikintu cyose ushaka mubwira ngo bite none se reka nkubaze Gentil uyu mupapa yageze hano ryari ntago mbizi abasha yamaze iminsi ngayi hano ntago mbizi amara Gentil kuki nawe munzane nose wariye ntago ari kugaragara aragaragara ate se kandi atari kureba neza bari kumenya ko iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye reka nkusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kwikora kano kanya kugira ngo tujye tubana 5 ni byiza gukanda subscribe ni byiza kuduha comment ukatubwira uti ibintu murimo biri kugenda neza nangwa se ntago biri kugenda neza hanyuma twashanga bitagenda neza ku gitekerezo cyawe kikubahirizwa tukagira ibyo duhindura ibintu bikagenda neza hanyuma ndi Manzi y'Imana Manzi ya mwiza Manzi Sadunda ni byiza cyane kuba ngarutse uyu mwanya ngarutse mu isura nshya abantu mwamfashije gusenga abantu mwamfashije mu bundi buryo bugiye butandukanye kugira ngo kuguru kwanjye kube kumeze neza kano kanya mbasha gutambuka neza muri kubona ko meze neza cyane ndi kubasha gutambuka neza ibintu bikagenda neza ndabashimiye cyane kude chapeau ndasuhuza wowe uri muri Amerika Australia Canada Asia n'ahandi hagiye hatandukanye muri ayi Afrika yacu turimo mu Rwanda hano niho mpereye hariya hakurya Kampala Uganda hano inyuma yacu Burundi Bujumbura Congo DRC n'ahandi hagiye hatandukanye Tanzania Zambia ndetse na Mozambique n'ahandi hagiye hatandukanye ndagusuhuje cyane wumva ururimi rw'ikinyarwanda nizere ko uri amahoro hanyuma rero nkabarambiye cyane muri introduction murimo kumbona mu misozi manje hari abana imisozi ni quartier najemo za quartier za Kimisagara muri quartier za Kimisagara kamera bereke umujyi wose akara hano bereke nushaka kujye hepfu kuri bereke dore si de muji hari hakurya ni kwirebero hano hakurya ni za Nyamirambo
nyuma ho zine za Rwarutabura gukomeza no mu mujyi gukomeza na za Kicukiro n'ahandi hagiye hatandukanye ngira ngo muri kubabona iyo uri hano za mo Kigali ureba ahantu hose umujyi wose ubu witaruye ureba ahantu hose hagiye hatandukanye rero muti tuje gukora iki vibe zanjye zinjemo kintu kitumye rero mpeka iki kibunda dukari ikibunda ntago ngiye kurwana hano muri iri shamba ntago ari muri Kongo ntago ndi wazarendo nangwa M23 ngewe ndi umunyamakuru nje kugwa gitumo umubyeyi tumaze iminsi tubona yisararanga kuri izi mbuga nkoranyambaga murabizi mwamubonye yabuze abana mumubona abana bagarutse mumubona ari no mu bindi bigiye bitandukanye rero ikintu kinzanye no kugira ngo menye niba byanyabyo koko abo bana baragarutse niba ari bari kundira hano inyuma reka mbarangishe kuko bambwiye ko ningera hano hafi ndaba nahageze koko reka mbarangishe baba chef we uri kurizwa niki na amahoro indi yewe ngo ngwiki ngo dada uraho na amahoro mwaka mushya baba babye yego na amahoro mwaka mushya ninda tuvugana abantu muzi uyu mwana ngira ngo muri kumubona uyu bitese ni byiza na amahoro yego ni amahoro uri nyose ni amahoro umwaka mushya Janti na amahoro ni amahoro ndakuzi ni amahoro harya uyu yitwa nde ngabo umeze ute Yesu ashimwe suhuza Maritini musuhuza mubwiye ngo ndagusuhuza papa mubwiye ngo araba yisuhuje urasiwe ne Maritini yitwa Maritini yitwa nde yitwa ngabo none se araba yishuhuje gute araba yizengurutseho mu rugo ni he konye nje kubagwa gitumo anakurya barenze ndagaswe kurya ndaca mu kigimba bite mwana beza witwa ndese Gihozo Blessing witwa Gihozo Blessing witwa Gihozo Blessing mayi Gihozo Blessing na amahoro mwaka mushya muhire nase uruwina hano mu Kigali vugisha ukuri nukuri uturanye n'aba bantu se muri inshuti ingo nawe uruwina Yesu ashimwe amahoro witwa ndese ufite imana Ariane Ariya waje kubasura muraduha karibu mama wawe ariyo akanya ko mareba kamera twagiye mwana twagiye baraturangiye n'inyoza nta mikino nzamuhisha mwana mukuru ariko shushura mwana biragenda bite ngiye gupfa kwinjira kamera ngwino mwana kamera nawe ni ikiwerewe baraturangiye kara nabibona cyane ya nawe bitebya karangwa ndakese umumu rano bezitese ibintu simbikunda nese dukozi kuri pe kugusura ni ikibazo mbare mukoreho kamera oya kubita umwuko ariko kubita umwuko ni shamani mbabari kubita umwuko umuntu utetse umuntu utetse akubitana umwuko cyane umeze utese mbare mumvane ibikamera hejuru mwana kamera buyiretse mwana buyiretse kamera buyiretse bande ngani amashani cyane umeze utese mwana mumvane bro chaho naribi chaho niba ushaka gucaho nuriya n'umugabo wawe bro ngwino cyo uriya n'umugabo wawe mwana
Shani Shani Davizi se ko mbona ariho tuje gusa iwawe ibindi ngomba kumenya amakuru yuriya boss bro gwira ngubwire mwana Shani umuhishe hariho iwanjye umuhishe kamera yukureho ngenda shaka kwibariza Shani urangiwe nande hano Dagiwe nande muzajya muba ahantu se umuntu ntazaze kugira bro mbabarira usohoke maze nitekere wishe Shani uri musohoke manze nitekere murazanyuma musohoke manze nitekere murazanyuma sohoka nyine uri gusigara Shani turi kukubangamira ko sohoka mani nitekere nasa kwihanganye ni minota ubu ndateka ibiryo by'abana banjye kamera impagaze oya ntabwo uteka kamera guhaga guruka bega ibiryo kamera ma ibi biryo wabona muri yabikuyeho Shani yabikuyeho mwana yabikamera makuraho icyo gikamera mwana utaza kunteza ibibazo ayaya Maritine yarahombye harya wa mukobwa we Gentil wasanga nawe mwamufasha tumufata dufata ibi babarira ntago abana bemerewe kujya kuri kamera none se Shani urya dore ntago babiri none se aha ni hatari Shani umeze ute Gentil ngwino mubwire Gentil bihorera igendera oya waretse bihorera igendera gukina barakubaza ndetse wowe ugiye nani munsokere hano babariye ndabinginze bambabariye nase bashaka kabiri mbone mwa boss soka bro ngwino mubwire mwana ubu nkubuje kubangamira abaturanyi bashaka iki wasohotse ukagenda ngwino woze yaragiye ngwino woze nta kibazo ngwino woze amasafuriya kwaza amasafuriya kamera mani jyana iki kamera cyane imbere soka hano nawe uje umbaza iki ninde ukurangiye aha uje mu buhe buryo nyine uje kumbaza iki uriya n'umugabo wawe ubonye ataha iwanjye se mumubonye yagiye koza amasafuriya ese arahanda ayo saa yawe iwe sara niwe ko ntanze umbonye jambo jyanye se ngibi nano kwisobanura kuri mwe nashaka baba n'umugabo ngo nashaka shyiraho ibintu byose shyira nizere ko wabifashe Shani umeze ute urayizi ntago njya ngenda n'igenye ngo nashaka bari n'umugabo byanga bikunda waduha uburenganzira se tukamuganiriza basi nabikunda mbaho uburenganzira ngenda mugenga yitwa ndetse bro ngwino woza amasafuriya nta kibazo mwana abaturanyi bose nzajya abaturanyi twaraguho abaturanyi kameraman ngwino mwana amba bari ukaza ndi kwikorera ibyanjye vama ngire gushaka reba ariko hana yisajya bro umva se ngwino nkubwire mwana ngwino tuganire gari muri ghetto ambasha Shani muri ghetto Shani urarenze umfashe hanyuma rero mwinesha umutwe no kuri kwimana kwirukira nigiriye mu kazi base watubabariye ukaduha karibu mbayiki karibu tukaba twaganira wenda iminota mike cyane mwanya mfite cyo kuganira namwe ndi kwiruka Shani watubabariye ubu tuzamukiye ubusa koko ubu tuzamukiye ubusa hari ibintu by'igitangaza twe twiboneye hano twahigereye hari byo twiboneye nta kintu wajya kumbeshya koza amasafuriya mumbare ndabinginze ariko tuganire hari hanze so waretse tukaganira hano niba ntacyo bitwaye nese ugiye kumbaza iki nta kibazo no hanze birakunda ariko uze tuganire ko ari kamera wicare tuvugane urakoze kubitwemerera no kuduha karibu ikintu cyawe miganirire na Shani suko igomba kubaho uri mu masuku sanze bayogeje kamera buyiretse none se nura n'umugabo wanjye oya
yawe nta kibazo yawe ni umugenzi we mbonye ari kwikingurira iwe none se uyu nguyu ni yarari iwe aha muri ghetto mubaza haba ngwino nkubwire babariruza iminota mike wowe uri muri ghetto yes nababonye sare harako nanzu nigeze mabonara kamera mabigeze abona umuryango aha ni muri ghetto ghetto wayibonye mwana cya kamera kuri umushitsi ndumuhende ndumushyi ibintu byose biri ntago nge napfa kubimenya mutabimbwiye yakungubita ipano se Chempa naborohe murasohoka nkimene babarashane babarira nukuri mbabarira turasohoka mwese ubwo bwamo muri kwivugishwa nibwo none se se bari kutubwira nge ndi kwibariza amakuru ariko none se ni ikibazo ahubwo wowe tubwira ibyanyabyo okay ganira nuriye nese wowe wabitubwira umva nyine ngwira nkubwire wowe wabitubwiye mbabwira iki ubuzima bwuriya ndabuzi kandi atubwiye ko asanze banamwogereje n'amasafuriya nese niba akubwiye ko ari muri ghetto hariya akubwiye ko yinjiye hano hariya sirahari irahari mumbabarira wowe rero tubwira ibyanyabyo mbabarira usohoke twe twaje hano kugira ngo tuganirize wowe tukuganirize ibise ni ibyanyabyo basi ibyo ni ibihe n'abana kandi uratuma nyikoresha icyo nyiza ngamba bari reka nkuganiriza ibindi reka ibyo tubyihorere ariko nzabimenya byanga bikunda tu ndaza kuganiriza uwo mugaramfurere byanga bikunda none shani katwicare urakoze ndagaswe kandi asanze amasafuriya yogeje nese akubwiye ko ari njye yogeje ntago mbizi ibyo ngo byanjye singibi singaho nekeye jyana gawe rata jyana gawe jyana agiye no kumureba shani nyamara muri nyamara kugira ndagufasha no kumesa inifomo z'abana none se hari ikibazo mwana niko shikiremo se none se ntagara ayawe nayahe hano ubundi hano muhaba muri banga tangiye kubeshyera n'abandi badana harimo imiryango myinshi n'inyumiriya harimo imiryango mwishyura n'ibishingwe mwe mwishyura n'ibishingwe ngo mwishyura n'ibishingwe hano hantu yego ubuse imodoka iza kubitwara ibona hica ko nge nabuze aho nyura ndi w'amaguru Kigali uko hazi hari urugo rutishyura ibishingwe uko uzi Kigali none se imodoka ibona aho inyurize kubitwara none se ndageraga harahe ngwino mbwira ngaho va ngaho nzagukumbura nzamwumbure ngaho bawanduriye tureba nduruye gute byange se nabijanye wabijyanye nyamara mw'abantu mwana harimo tena nicecekere nzaba mbibona muri comment bo nasa abantu bose bafana reyo oya ubu waje kuri aperi ngefana yegekona black and white waje gufana black and white waje kugifana nzibona aperi bikeneye abafana benshi Janti waje nkakubwira ngo mbabariruze umwana ko wambabariye kuko Janti na neza bakaza nkababwira wandekeye hari ikintu nshaka kubaza Janti ko ntagikunda ko bajya kuri kamera wandekeye abana ntabwo kuri kamera nese kamera wenda ntabwo wari ndahita mubaza kimwe itagenda Janti ngwina mubaza mbabariruze reka se kuri mbabariraze mu Janti mwemerera bangwino yabyemeye ngwino yambaye nabi nta mucaka ajya kuri kamera koko yambaye nabi gute nzi ko yambaye nk'umwana wo mu rugo nyine none se hano si mu rugo nyine na zara ni mu rusengero yigaraguye abantu barinshishemo bagira ngo abantu bari guce none se aba bantu bari gucishamo bazamugurira imyenda ngwino rata nkubwire bazayimugurira uri gucisha amazamugurira imyenda ako mwabaye Janti ngwino nta muntu ndi gusaba ngwino nkubwire umuntu usuhuza ngwino nkubwire umuntu usuhuza ngwino iwizire rata
manishe ko murasa we nako musa turasa murasarata sana papa wese suhuza Marite hariya ari hariya kuri kamera musuhuza musuhuza mubwira ndagusuhuza ari hariya ari kutureba ndagusuhuza oya mubwira umureba ndagusuhuza murebemo hariya ndagusuhuza nta kintu wamubwira mubwira ikintu cyose ushaka kumubwira ngo bite none se reka nkubaze Gentil uyu mupapa yageze hano ryari ntago mbizi abasha yamaze iminsi ngayi hano ntago mbizi amara Gentil kuki nawe munzanire ngabaye bari winyihera makuru kuko nawe uri kujyanyima Esaragwa amakuru adafite. Aha mwamba bariye mwabagabo amakuru adafite Gentil wambwiye nyamubaze neza okay ari inyuma ya kamera yego ntago nta kamera iriho anjariye jahana oya jahariye ngani bakubaza Gentil usubize none barabinyemereye usubize nawe mwegere egera umwana wawe nuko Gentil uraho uyu mupapa yageze muri urugo ryari akubitwa n'inkuba unukiye umwana sorry urumva ndajijwe ahubwo bame ngaba bari unyibwiye gusa shani biratunejeje cyane hano mwishimye mumeze neza akarango kawe iyo uri ahangaha uri mu bana bawe n'igihe abana bawe bari bamaze mutari kumwe uba wiyumva bitewe n'uburyo wabarwaniriye bana banjye birangiye abana bababonye ntugira umwana ra umwe shari n'abandi bari mu no santara twite nkada kubuza imenga ndataze sante ntago bamuzi yego ntago bamuzi pe ushaka kuvuga iki ntawe bazi wese twite nini kandi no sante nyine kandi nawe bazi bongera muri commentira ino sante ntago mumuzi dore nuko batwihakana hari abantu banditse mu comment Innocent yagiye ako kwa mugana azaza bamukumbuye si muherutse azaza bamukumbuye nimba warabyaye rero ukabuzi agaciro k'umwana ikintu gishimisha umubyeyi cya mbere ni iki hari umuntu wambwiye ari muri Australia ndamusuhuje ntabwo navuga izina rye ariko muri Australia uko biri kose ndamusuhuje yarambwiye ngo igishoro cya mbere ku mubyeyi no mwana cyane buriya wabyaye burya ni igishoro cya mbere ubonye ugomba kuzunguka ntanguga akenshi ntuhomba ariko byose birashoboka akenshi ntuhomba se uhomba ari impanuka wowe wabyakiriye uti iri kumwe n'abagabo we namubwire oya mbamara mwiwarere pe ndakwingiza yicaye hano ngabo bihorere arabyazi oya ngabo ese waretse ko nshaka ko abana bawe muba muri gukina nk'uko ko ubakinisha ute iyo udashaka none se ndashaka ko bajya kuri kamera kandi ubu wasanga babafashe bari hanze mbabarire ariko ngabo yamenye kuvuga mwanzi kazi kuvugisha itangazamakuru Berisere mushyize kuri kamera mushyiraho ibiki uzabaze mubaze bazanga Ego Gentil yabafashe muri hanze ariko kari wabashije ngabo ntabwo yambara mamba wambara mamba ngabo ntabwo yambara mamba niba ari mamba pana ari ibiki Shamani mbabarira basi mwibarize sahari arakwibwirira mubaze pe namubajije nawe yahinda amakuru mwese muri kunyima amakuru basi mubaze nyine mubaze
dore se turi kurebana ngo ndamwicira ijisho mubaze nyamara ese umwogereje ibyombo mana yanjye nze mu byombo harimo amasafuriya banza umubaze urumva naguha ese ko amakuru yatwaye umubaze hano nabo muri iyi nzu babana ko yatwaye hano muri iyi nzu babibonye ariko sha babibonye wenda uyu we ntaribi kubera ko uyu nguyu we ariko we nubwo wenda nengejeho nkaseka ntabwo ibi bintu nyibikunda pe ibintu byo kuza mungwa uko mwiboneye ese hari iki sorry papa wanjye muhamagara mumbwira tugushaka inkuru iyi niyi nyibahe kubwumvikane twihanganire kuba twabatunguye ariko nibi byari bikenewe oyiyongeze ese ko maze iminsi nkuhamagara nshaka kuza ngo dukorane ikiganiro warangiza ukanyita ngo sinyikora ibiki ese wumvaga ntari bugere hano byanga byakunda erega burya umuntu wese ahari umuntu yamugeraho birakunda murangira tsiyeri yaravuze ngo ukuboko k'ubutabera ni kurekure n'ukuboko rero kwitangazamakuru nako ni kurekure ntazaguhinnye gera hose muratwigisha mu mirimo y'ibinyobwa mugira abatwe ntazi mu Rwanda se yewe nguriza se 10,000 mwana urumva message Marite yatambuye oya ni wowe nyatse nge yatse 10,000 bose byagaragara shanda yakeneye biri se nibwo byagaragara ari nese nimba nkugujije nzakwishyura uzanyishyura ryari ntabwo nyuma y'icyumweru ushaka iki akwishyura Andirodi eze kuri kwibunza kamera ako banza shani yararetse bya kamera kugutera amazi ntago nyikunda mwana ndabura 10 kuyinzu pe mbabarira urime ntiranuke na nyine nzi nk'abantu mwe mukanda akanyenyeri bavuga ni wowe nyagujije yewe ngende gusaba amafi ntago ndi gusaba nguriza nanjye reka nyagusaba naneze ni munsaba uyu munsi ikiganiro kazagishyiraho nyuma y'icyumweru ubwo nyirinzu azaba ataransohoye ndahita kishyira none se inzu zayisohoka muri ryari ndahita nyishyiraho kano kandi iriya vanze zarangira ejo bundi ejo ariko icyarimo iminsi 5 ya pe ngabo cira nyine ntago bayinyandikiye yewe jangiye we yare kurya igicokore mari igicokore n'igicoko kijugunyanze ushaka kuzamwisha kuri simweze mwazizanye hano akabona iyo mifuniko yarari hanze y'igipangu nibo ariko ariko gusa urabona atakanywe yari gusa none se basi turaza gusangira ku biryo tetse oya pe natekeye umubare natekeye bane 3 wakane sari mani urya iwanjye alewe oya mubaze oya aryiwe mubaze nyine ese ubwo haba hakiri iwawe mubaze ese haba hakiri iwawe andajye wawe ngiye tacho abaye none se haba haracyari iwe ese ubwo restaurant zabaze maze abaye akore muzi ubwenge ninde wakwigishije guhisha amakuru burundu ni man jewe nimukambeshere ibintu pe twiboneye tuhibereye nimuka si yakweretse aha buriya ni nka kwa n'umugore afata umugabo ari kumuca inyuma yarangiza icyaha ikosa akaba ari we umugabo agahita arigereka ku mugore kandi amufashe musanze mu nzi wanjye arewe nta mugabo ugira ikosa mujye muri comment muvuga uko mwahabibonye barabivuga nawe ndabemera barabivuga hanyuma arewe hari ababonye umuryango niba babonye umuryango babivuge arewe uramuhisha mu murima w'ibinyobwa se ngo bigende uramuhisha ngo bigende yego wigeze ugerayo nagezeyo cameraman ntago wagezeyo nagereyo cameraman yagezeyo nageyo arewe hanyuma amasafuriya anyujije hano hari umuryango unyura hano ugahita usohokere piriya ibyo byari kubivuga bikanse mwagiye muri amasafuriya yanyujije hari aho umushyitsi aba atemerewe utazi urabaza nabajije mwanyimye amakuru iyo umuntu ari umushyitsi icyo atazi arabaza ariko nabajije shari mwanyimye ngaho mubaza yaguye nawe namubajije ahagaze hano ese ngo amakuru ntayandika ari nahari yicaye nahari hari asa arewe ako muzi gutegura mwe abantu ari kwa Feza waro wande kwa Feza
wowe witwa Feza se nyamara hano harimo akantu shanti waje ukambwira ninjye witwa Feza niko ninjye witwa Feza ubu shani unyimye amakuru urayanyimye neza buru ukanga kuyafata kwa Feza se kwa arewe Feza nyine wareba Feza n'umudamu wawe n'umuturanyi aravuze ngo n'umuturanyi abyumva bivuze utabyumva erega nta muntu ujya umbeshya shani nk'abantu mwe mudukurikiye mwabibonye mute nawe ujya umbeshya ntabwo ngende buvuga ibi bintu ko nabibonye mu mazina yabyo abantu baratwibwirira mwabibonye mute mwabibonye mute bantu bacu babibonye bate barabivuga uko babibonye ngwiki hano ubwanyu bana umunsi n'umwe ngwiki mbabarira ahubwo wowe ngwino ushyire umucyo kuri ibi bintu muri kubyumvara ariko shani nzemera pfe nduye nyamara shani reka nkubwire ibi bintu nukuri pe ibintu nzamenya ibyo ari byo sha amakuru yayige pe nukuri nibyo rata nase wariye ntabwo ari kugaragara aragaragara ate se kandi atari kureba neza bari kumenya ko ari uwawe oya ntabwo ego mushyiramo ibiki ega kamera ba oya ntabwo yamushyize ngabo suhuza marite ni umwana wa marite barasa ntabwo marita yisaze papa isuhuza papa uraho wampaye umugati papa asaba umugati ndabizi se ngewe none se shani ndenda kugira ngo mpite rero nsubirayo kuko ndakubonye ndi kujya mu kazi pe ngiye kujya mu kazi ndakubonye kandi ni byiza kuba nkusanganye abana bushize ntabwo njye byari kunshimira ntibyigeze binshimisha kuba byaragenze kuriya uri kumva ariko kuba ngarutse nkasanga abana muri kumwe ngiye biranshimishije cyane ni amahoro uyu mwaka mushya ari kuvuga igishinwa ntabwo ndi kucyumva hanyuma mu byagara hanyuma shani bizaba bimeze bite gahora mwana ariko nyine imana hari uko izabigenza none se kaka kazi uracyagakora ko gucuruza imyenda merukanye nubwo duheruka gucuruza imyenda nkwamamariza ibyo uzabonyeho n'umukiriya n'umwe kuri manzanini neza nzi kwiyica n'igabura naramubonye waramumpana ishimwe kabisa ni ukuri ariko nyine ncuruza imyenda ucuruza iki noneho utundi tuntu nagiyemo nzatubabwira imyenda warayiretse ujya mu bindi marashane mu bizinesi w'umwari wa danje ibindi ndi gukora nzabibabwira nibiba ngombwa arababibwira ubu wasanga ugiye kubishakira amakuru ukazantungura nzakwica kugira ngo njye wambabariye ko ngewe mbamara ahubwo mba ndi original mba niteguye nyamara shani ibyo bintu hano hantu hari ubwo wigeze uhambwira mpagejwe n'iki se n'ahandi ukuboko kw'itangazamakuru ni kurekure mujye mubimenya nzakugabanya ubu nari ntegereje kuzagwa gitu muri za Kimisagara uri kuzunguza imyenda byagoranye hape imyenda nayivuyemo bakiriya banjye beza nari narabonye ariko bose barabizi ko nayiretse ni hatari hanyuma rero turagira ngo uko biri umukozi yarabuze uwo kugukorera yabuze atese wabuze yo kumwishyura waramubuze abakozi ko bahari bashaka uw'icumi ariko se ntawe uhari ab'icumi babuze 10 ku kwezi ari we bayahaye wayaha mbano wake baba barya barinze abayishyura ari we
ari we none si wowe ibiryo yarabiguze nzaba yishyura ariko wowe ntahinga iwabo nga ayo si icuma arayabona ari iwabo ariko arahinga akanarya nanjye aba yaje kure none se ubwo ubonye ubwo none se abaye ari nk'umukozi ufite abana we yazajya barya mbese ntibaba bari hano ntibaba barya ariko ntabwo nshaka ufite umwana ushaka umeze uwo muryango ntabwo nabasha kuwuhahira uya musigi wawe umusigi waba aho yamubyariye akaza akagukorera yanshatarane ze nayakuye nayizu ntibibazo ndetse ushaka umeze uw'icumi ari we yewe niba warya 10 udukurikiye ngwino ukore kwa Shani 10 afite afite abana babiri na n'umushyitsi shamani babarira ndakwinginze pe abana babiri utararengaho arahari mubaza haba nahakwereka we kugenda unsebya nuko kwimana abantu babibonye barimenyera ibyo ari byo ngewe nta kintu navuga icyo mwabonye mwe muzakimubaze muri comment nimero ye nayivuga muzamuhamagare nta kiri nabenzaho Shani uraza kuyibabwira iyawe yuriya inchwi yuriya nana telefone agira ndakurahiye akoresha iyawe yagiye guhamagara n'iwawe yagiye kuvugana n'iwawe akoresha yatunze telefone Shani twishimiye kubana nawe rero kubana nawe kano kanya no kukubona no kubona abana muhavuye bihiye we mutaye tugiye kuri harimo harya indagara bazita gute i Burundi ni uburobe no i Burundi mwita gute indagara uburobe se sinyama bugari n'ubugari ese ko numvaga bavuga ngo ni uburobe n'ibiki sambaza nizo muri Kongo none se Shani yandagaso ndashyize ndahageze gashigira nkiguye ndahageze ufite ibibazo ahubwo se uzanyirwa n'iki ko buri gihe ngomba kuzajya mpora ndahanga ubutanyira kuntungura gutya waraye nzagukoropesha banze ukorope umone nabikora ariko Gifre kanegire muri geto njye kunywera amazi arewe ugiye muri geto nkubwire aya nyine ngo nkubaza akantu gato kamwe konyine mbagara oya nazo geto yawe se ni arewe aho ari tuwarete se ni arebyeho yinjira agiye muri tuwarete nireba aho yinjira wowe ahari yagicaye ariko Shani muzi guhingarika abantu muzi nk'abantu muzi guhingarika abantu inkuru yanjye ndayigurisha inkuru yanjye ndayigurisha katamukurikiye nkahareba amukurikira nahise aramukurikira n'umuntu muri toilette aramukurikirayo ariko mwagiye mureka agaciro k'umuntu kubahirizwe ubu inzu z'i Kigali nimba twibera mu tuzu duto utugira amatuwarete hagurutse hariya avuga ko agiye muri geto kunywa amazi uko nibyo neza urarebye neza ubona yinjiye muri wese iriya ni wese uzi ko iriya n'izi ngizi birangana iriya ako nk'iyo uri kubwira umuntu ngere nihagaraye ndi kwirebera uba uri kubeshya mw'abantu ahantu mureba ukuri guhari mumbwire nimba ndi kunyanganyanga ntabwo mbizi ntegereje ko tugaburira wakicisha n'umuntu ntabwo nkugaburira ni ukuri ndetse kubera iki Shani n'ibihumbi 10 ukabinyima ndayakuguriza basi ndetse ko waje kumbwira iki nabikubwiye kunzi ndabura yica abantu muri kubyumva ko dufite ikibazo cyo kwishyura inzu ntabwo mubizi hano hari abana barerwa hari n'umushyitsi n'amafaranga ndi gukoresha nyakoze abana babiri Shaniya umushyitsi wa kane umushyitsi njye mbifasha ari hehe koko aba baturanyi bose bazaba abashyitsi b'umuntu abizi se nta kibwo bifata uko ubishaka ubwo ni umushyitsi Shani rero twishimiye kuba tukugezeho utaturangiye tukajya kubona ukabona tukugezeho mu by'ukuri ababa utahazi hano hantu senyine nari hazi abana bawe nibo bandangiye njye naje nzamuka ngendera kuri koro y'umuntu wagiye undangira ndahayoberwa ngeze hariya ku irembo masanga abana bawe barandangira
hariya siko ntabwo nari nzi ko ufite umwana uzi ubwenge w'umukobwa ari hariya reka mvuga gake atanyumva niko yavuze mvuga gake atanyumva uzangambanira pe bankugezeho ubyakiriye ute basi nyine ndababaye ariko ubwo yemeye kunguriza 10 reka ntangane nta cyabuze rega burya si ibintu bya kamera mwana ni ukuri mujye mumamagara mumbaze nimba ari inkuru nzajya nkubaza ariko niba ngombwa ariko nyiguye ku neza tuvuga ibintu bifite mu bisi inkuru ufashe irimo iki ikizima kirimo uretse ko wanyimye amakuru wagira ngo tuvuge iki nese nari kuguhaya wowe kumbaza nje niboneye wabinyima unyima abana ngo twiganire ese ukwagira ngo dukore iki kandi wumva ari bo wahereyeho ntago babyemerewe ariko nanone burya iyo usanze umubyeyi n'umwana ko biri kose hari ukuntu baba babaye ukamenya ari amakuru y'uburyo nese umbajije jantiye ababatwaye bate babagaruye bata ndabimubajije nese uko nabikubajije bigeze ubimbwira shama ntakundi nyine wenda nimba ari dushaka rero hajemo ibibazo birebire ariko nyine ndababona urababona mugore yarabanyimye gusa ubuyobozi bwari bwaragiye umugabo arampamagara njya kubafata birangira numvise ngo hari gushya hari kugurumana ntibazabinzane umugore ngo yirirwa avuga umugabo we ngazi iwanjye niyo mpamvu ngo yampaye abana mbabarire cyane shingira ahandi uko ngenda ariko ubanza hano winjiza abagabo benshi ku munsi harabona hisanze ngiye hari abo bari kukuvugaho hari ibitandukanye cyane ibintu wazabishyizeho umucyo wasanze bande nasanze umwe undi ni umuturanyi kandi nta rugo nigeze mbabona umwe masanze umwe undi ni umuturanyi ugiye kujya muri ka kazi kawe uri kubumisha nzakugwa gituma ariko umunsi umwe nanjye kuri gituma uko ndoze bo shani rero reka ubwo nyine nkureke wenda hari igihe uzanganiriza neza utari bize kuko uri bize musanze nyine uri gutegura abana bashakira ibiryo bashakira uburyo bajya ku ishuri ubwo wenda ndi mu bitwemerera igihe tuzaganira nanone ariko tubibasabye mukabyemera kuko maze igihe nkuhamagara urabizi ukanga ko nkugeraho ahubwo ibi nibyo washakaga kumisha wagira ngo nzakugereho abaturanyi ntabahari ntabwo yisha abaturanyi mana yanjye ariko hari icyo umisha umuturanyi umwe wamunyeretse undi wanze kumwiza ukuri umuntu yagize amahirwe agira abaturanyi ntabwo byoroshye ayo mazi bitarangira uyanyu hano bananahari benshi nuko usanze na bamwe bagiye mu kazi hano mwe mubyumve namwe ntabwo byoroshye gusa shani yandagushimiye cyane kuba menye ko navunitse ku buryo nta mirwano ihabaye ndabigushimiye kuba nk'urwego gituma burya biboneka hake kujya gutuma umuntu bikarangira nta kibazo kihavutse wongera uvunika ahubwo ziri kwiraga uzagera akagubanura basi se wenda dusoza kino kiganiro nta kintu wabwira abantu badukurikira ikintu mbona mbashimira se ko ari kimwe baransengeye abana ndababona ibyo birabaye ibindi hejuru yabyo ubonagaya ubunenga ugire n'uwushima nawe nenga mu bankurikira mu nsengero ya satani y'umugore ntizongere kuntera banasenge tuze gusobanukirwa ibyo tubonye hano nibyo nabisabiraga banasenge dusobanukirwe ibyo tubonye hano ntago byoroshye burya tubonye ari agahomamunwa baraduhishe ariko nta kundi byagenda duhishe nyine ibyo tubonye janti ugiye ku ishuri ugiye ku ishuri none se uga mu kangahe ufata umwana yambaye ubusa itawuro ni ubusa nari ngiye kumubaza yiga mu kangahe itawuro ni ubusa mwana sheshani yabaye waza kucyuhisha abantu ubundi abana bayishiriye
niyo mpamvu babiba rero ukirirwa wasamye kandi wabaduhishe wabahisha abanyarwanda n'abangize amahirwe n'abahisha bakajya bagira ngo ntibahari ntibabone uwo baza kwiba. reka nanjye rero gushimire naza gukora ayandi makosa ugasanga mvuye hano ukuguru kutariho. Nkushimire cyane kuba wabashije kubana natwe muri iyi gitumo wiboneye. Ibyo wiboneye urabyiboneye, nta kindi narenzaho. Ibyo badusobanuriye urabyumvishe, nta kindi narenzaho kubyo batubwiye cyangwa se kubyo twe twisangiye hano. Ikindi narenzaho, nkorera subscribe, ume like, ume comment, ndetse unkorere na share cyane kuri wowe wakoze subscribe, bigere kure cyane cyo tubaha amakuru meza kandi yizewe kandi ku gihe. Ni Manzi Imana, Manzi Saduna, Manzi ya mwiza, ndabakunda.